Hello, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina rihabwa umwana w'umukobwa, izina Esther, cyangwa se bamwe bakunze kwitwa ba Esther. Esther ni izina rikomoka mu Giperesi risobanura inyenyeri, star. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, yiganje mu bihugu bikoresha Icyongereza n'Igifaransa. Mu isezerano rya kera muri Bibiliya, umwamikazi Esther yari azwi kubera inkuru zo gukiza Abayuda yafatanije na Moridekayi igihe yari umugore w'umwami Ahasuwerusi. Rero muri bimwe biranga umugore cyangwa se umukobwa witwa Esther, ni umukobwa ukunda guhabwa impano, akunda kuvuga, ahora abona ko ibintu bizaba byiza, ahora ashakisha udushya mu buzima bwe. Ni umuntu ushimishwa no guhabwa impano, mu yandi magambo kumugenera impano biramushimisha cyane ku rwego rwo hejuru. Rero Esther aba ari umuntu uzwi cyane kubera ko ahindura abantu vuba, usanga mu byo akora byose aba yitaye ku mishinga minini kurenza utuntu dutoya. Esther azi guhanga udushya, azi kuvugira mu ruhame, akunda ibijyanye n'ubugeni, akishimira kandi n'ubuzima bwe. Esther akunda kujya mu bintu bitandukanye, bikamutwara umwanya n'amafaranga, kandi biragoye kumenya ibyiyumviro bye kuko ni wa muntu urakara kandi akanaseka. Ntabwo akunda kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwe, ibyo ngibyo abigendera kure. Ba Esther rero bakunze kurangwa no kugaragaza amarangamutima yabo, bakaba ari ba bantu bakunda gukora udushya, uko baba bavuga, kandi bazi gutanga amakuru, bagira umutima woroshye kandi bazi no gufata ibyemezo. Nizere yuko rero ba Esther aho bari hose barushijeho kumenya no gusobanukirwa ibibaranga, ndetse n'inshuti zabo zikaba zirushijeho kumenya no gusobanukirwa imiterere yabo kugira ngo bajye bamenya uko